yashoreye umwana w'umuhungu arambwira ngo wasengeye abandura bahanura reka nanjye nguhanurire ntikarame arambwira ngo Imana iguhaye umwana w'umuhungu numva ni ikintu ntakeneye mfite umuhungu numvaga nshaka undi nari mfite abahungu babiri nkeneye umukobwa hari igihe Imana ikubwira ibintu ukumva bihabanye n'irangamutima ryawe ariko nshuti buryo uzatega amatwi wumve kuko umwuka w'Imana aracyavuga ntabwo umwuka w'Imana yacecetse arangije arambwira ngo kabiri ntago ndibabwira ibintu byose Imana yambwiye ubwo ngiye gukatiraho kuri icyo kibere kabiri Imana ikurinze kurwara kanseri y'ibere ndamupinga kuko inzara yari imereye nabi naravuze ntubuze no kuvuga ko impaye ibiryo nurabura kumbwira ko ingaburiye uri urambwira ngo ije kanseri y'ibere ntarigera numvamo n'umusonga meka umwana ngo umwana mu mugongo ndataha ubwo hari ibindi nkatiye nabyo byiza biri imbere dutegereje dore ko icyavuzwe n'Uwiteka naho bakizirika yawe data we buratse Imana izabikora abantu babone dushayininga ifitiye icyizere ya Imana igukijije kanseri y'ibere nturakoze Imana igumugisha kuko iyo wapinze umuntu akenshi ntubimwereka uranigirija nyine ukabirekeraho cyane k'abahanuzi ku bahanuzi bigorana nyigera mu rugo natangiye kumva akantu kagasonga ubu buhamya naranabutanze hari ababizi ariko bibaye ngombwa kubimbazaho kuko wowe naguse La protection de mon cœur Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très 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 beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente de pouvoir être avec vous sur la protection de mon cœur. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro umugisha Imana itanga ubane namwe aho muherereye hose aho mudukurikiye muri nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe na Sandrina umuhanuzi umukozi w'Imana reka tumusabe kugira ngo abasuhuze uraho neza Sandrina muraho neza turabasuhuje witeka bishimire kandi Imana y'amahoro ibaho umugisha amakuru yanyu amakuru ni meza Sandrine urabyibushye gahoro ni gahoro ni gahoro cyangwa byose no kubera Imana no kubera Imana kubera Imana bagutega gusimbuka kubera nde kubera Imana ibintu byose no kubera Imana ni nayo mpamvu turi hano uyu munsi wa none tukaba twabanye n'umukozi w'Imana Sandrina abenshi rero badukurikiye ndabifuriza kugira ngo batangirane natwe kandi baze gusozanya natwe iki kiganiro Sandrina wanyemera tukabanza tugasenga Imana yego reka twubahe Imana dusenge kuko Imana niyo ya mbere Uwiteka mwami Imana yacu Mana nziza Mana yo kwizerwa Mana yo kwiringirwa turagushimiye muri aya masaha turaguhimbaje kubw'agahe keza duhaye nyemerera nyiringabo Imana muri aka kanya baduteza amatwi umuntu wese urumva iki kiganiro abohorwe n'ijambo ryawe nyiringabo Imana kubw'ubuhamya bugiye gutambuka butandukanye mwami Imana abadutega amatwi bagira aho bava kandi bagire naho bagera icyubahiro n'ikibi cyawe twarakubonye rero ngera ugaruka ubane natwe muri aka kanya utige kuganza umwuka wera mu izina rya Yesu amen umwuka wera aba ari we uyobora mu izina rya Yesu Kristo uti amen ubundi bintu byose ijambo ry'Imana riravuga ngo abeurwa n'umwuka wera nibo bana ab'Imana Sandrina twaherukaga urwaye ndetse kandi nashoboye kubona ifoto yawe urwaye mu by'ukuri utameze neza ese mu burwayi wari urwaye koko cyangwa ni bya bindi byo gutwika by'iki gihe nari ndwaye ariko nabakize bumeze neza mu burwayi bwawe byagenze gute ubu tuvugana warakize cyangwa ni ukoroherwa bwari uburwayi busanzwe nk'uko umuntu wese yarwara yego ariko bumeze neza narwaye njya mu bitaro hitwa kuri Siloamu hariya fawe nanabashishikariza batanga serivisi nziza cyane uyisura n'abamamariza uramutse nawe wumva utameze neza wajyaho bakagufasha batanga keya bambaye hafi rero bwari uburwayi busanzwe bumeze neza bagiye babihuza n'ibihe wari urimo
ni iki bivugaho Sandrine? Hari benshi babihuzaga n'ibihe wari urimo wenda bitewe n'ibyo babonaga bakavuga ati uburwayi Sandrine byatewe n'izi mpamvu izi n'izi byagiye bitambuka kuri social media, benshi babikozeho inkuru. Byari bimeze bite? abo bihorere ntago wabatindaho n'abantu kandi burya igihe kikwemerera kuvugwa nabi cyangwa neza, yego, ariko bwari uburwayi busanzwe. haraho n'abanya bavuga ngo niyahuye, ntago byari byo. nicyo kintu nendaga kugeraho. Sandrina nkuzi nk'umukozi w'Imana, twabanye mu butayu, tubana mu bihe byinshi bikomeye, abakunzi bacu baraza kubyumva byose. Ni nayo mpamvu nashatse kugira ngo uyu munsi ngutumire kugira ngo tuganire. Kuki umukozi w'Imana nkawe watekereje kwiyahura Sandrina? ntabwo ari byo sinabikora, kuko nk'umuntu nkanjye wamenye Imana, igihe nakabaye niyahuramo ntabwo ari kiriya. Yego, hari ahandi navuye nawe uzi, yego, dusenga mu cyumba cy'amasengesho, yego, sara ari cyo cyumba, ari bwo bubiko, abantu b'Imana bakaza, ntabwo ubuzima ari bubi cyane, yego, mburara mbwirirwa. ubu ntariyahuye kirya gihe, ntariyahuye njya kubyara nta mituweli, ntabwo ubu ari bwo nakwiyahura. ubu ndashima Imana. ubu ngubu urashima Imana. Mu yandi magambo, ntabwo wigeze wiyahura? ntabwo nabikoze rwose, ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana. Avuga ko azutse se. Abakristo bavandimwe, ntabwo ngenda umuntu wakwiyahura. Yego, sinabikora. ntabwo wabikora. Ntabwo ari uko wabikora kubera impamvu runaka wenda ari kubitera, cyangwa nuko mu buzima busanzwe icyaba cyose ntabwo kwiyahura byaza. Oya, icyaba cyose ntabwo nakwiyahura, ntabwo nakwiyambura ubuzima Imana ikibunije, kuko nimba yarankije kanseri y'ibere, ntabwo nakwiyahura. ntariyahuye kirya gihe abaganga bari kuvuga ati birakomeye, ntafite mituweli, hari ibintu byinshi natambutsemo byari gutuma nagerageza icyo kintu, ariko kuko namenye Imana ntabwo nakwiyahura rwose. Sandrine, wenda ntabwo dushaka gutinda, Pascal wenda muri buze no kuganira ku buhamya cyane. Hari byinshi cyane n'uyu munsi n'abantu bumve ko Sandrine yafunguye YouTube channel Pascal. Icyo kintu ntabwo wakibwiye abantu, sinzi ngo ariko kibwiye abantu ryari. Nari nibagiwe. Umunsi Sandrine niba muboneye muri ya shusho. Suko mbo icyo nabwira abantu suko yarasanzwe atayifite, ahubwo YouTube channel yarasanganywe abantu bamukurikiraho yitwaga Biva ku Karago TV. Yagize ikibazo, twafunguye Duhinduke TV, kandi turashaka ko izina ari ryo muntu, gahunda ni uguhinduka, kuko muri uru rugendo burya bajya banavuga ngo biba byiza iyo umuntu yisubiyeho, iyo yitekereje akisubiraho. hari ibihuha byabaye, ntabwo nakwiyahura. iriya jambo ndumva ndigarukaho ngo Sandrine yiyahuye umukozi w'Imana, ntabwo nakwiyahura, kuko sinihamagaye. n'abantu badukurikiye hano muri kamera, mbonereho kubasuhuza, kubaha ikaze. birashoboka ko waba waranyikanze ukavuga ati Sandrine narinzi wansengeye narabuze urubyaro nkarubona, Sandrine narinzi wansengeye urugo rukubakika, kukiyiyahuye. ndagira ngo mbabwire ngo nta kigeragezo kiba atari rusange mu bantu, ahubwo hamwe n'ikitugerageza Imana iduha imbaraga zo kukihanganira. ntabwo niyahuye, mbaye narabikoze nabisabira imbabazi, ariko ntago nabikoze. ibyabaye byose, ibyavuzwe n'ibyatambutse, ndumva natangariza abakunzi bacu, abadukurikiye, rwose mwumve ko ntahindutse, ntago narekuye umusaraba. ibyo nanyuzemo byose ndacyakomeje gukurikira umwami wanjye, kuko nanjye kumukurikira bimfitiye inyungu. aho ngaho niho twendaga kugera. Sandrine, kuri wowe ni iki cyakubaho ugatekereza kurekura umusaraba, ugatekereza kuva mu gakiza? nta kintu cyanandukanya n'umwami wanjye, nta na kimwe, kuko nasanze Imana idukunda tudakwiriye, idukunda twakosheje, ikadukunda twakiranutse, nyine tureberaho abantu batareba. ntabwo narekura umusaraba, ahubwo ubu nibwo numva ndi kumwe nayo neza.
ndumva ndi ndamwumva Haleluya, ndumva ndi mu bihe byiza byo kubana n'umwami wanjye. Hari ijambo rimwe nasomye riranezeza cyane, ingoma za mbere ibice 4 umurongo waho w'9. Uyu mwana ngo Yabesi yatakambiye Uwiteka, yaravutse asanga adakenewe, aravuga ati ni iki kizandengera? Haleluya. Aravuga ati reka nakambira Uwiteka Imana ya Isirayeli, kuko ari ifite urufunguzo rw'ibyanjye. Imana itakurengeye nta muntu wakurengera. Ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli, ngo nuko Imana imuha ibyo yayisabye byose. Haleluya. Talasini kidevo contraire, Imana ikumpera ibyo wayisabye. Nabonye abantu benshi bababara, baravuga ati twari tukuze nk'umukozi w'Imana, ko ntarinzi ko nzwi bigeze. Ndabashimiye abantu mwambaye hafi, bambaye hafi, abampamagaye, abankomeje, abansengeye, mwarakoze kuko nari mvuye mu bihe bitari byiza pe. Oya, ntaho wamucikira uretse ko Uwiteka dutwikira. Ubundi ibintu byose ubona bigera ku bandi si ukuri gihanganye ko bitakugeraho, ahubwo Imana izana akantu k'akayungirizo bigatambuka iruhande rwawe. Ejo utazacira umuntu urubanza ugasanga bikugezeho. Ubu ngewe ndi mu cyimbo cyo kwifuza kubana n'abantu bose amahoro. Ndumva nshaka kubana n'abantu bose amahoro. Noneho Imana nayo ikagira gute? Igakorera muri ba bantu. Ibintu byacu biri mu bantu. Haleluya. Umuntu umwe yaravuze ngo ntukarebere mugenzi wawe mu ntege nke. Ngo kubera iki wamurebera mu ntege nke kandi Imana yacu ari nyembabazi? Hezekiya baramusanze baramubwira ngo tegeka iby'inzu yawe. Niko umuhanuzi Yesaya yamubwiye ngo ntabwo uzakira. Ariko reka turisome. Uranshotoye. Ndagushotoye. Uranshotoye. Uri iki gitabo iyaba ntaranasabye imbabazi nta nubwo nari kukibumbura. Niyo mpamvu n'umuntu wateye comment inyuma ngira ngo mubwire ngo Imana ni nyembabazi. Ibyabaye byararangiye. Yewe nawe nkurikiye ntuzampamagara umbaza ngo nibiki nabonye. Mbwira nimba wabonye ijambo ry'Imana ndi gusobanurire neza. Mbwira nimba urwaye dufatanye dusenge. Ibindi byose byagize ute byarangiye, kandi ibyarangiye nago babikibukwa ukundi. Dusomira ijambo riboneka muri Yesaya 38. Umutwe w'amagambo waho uravuga ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa mbere uvuze ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Yesu ashimwe cyane. Yesaya yaratumwe n'Imana. Ndashaka kugukomeza wowe wahabuwe n'abahanuzi, wowe wahahamuwe n'abantu Imana yatumye cyangwa se n'abayibeshyeye. Nimba warumvise ijwi rikugeraho rikubwira ngo biracitse, ndashaka kukubwira ko nta byacitse bihari, kuko ibuye ryagaragaye ntago riba ricisha isuka. Haleluya. Yesaya ku murongo waho wa 2 ukomeje ugasoma yaregereye ivure. Ntago yapinze. Hezekiya ntago yapinze, yegereye yahindukiriye ivure yegera Imana. Ngo Yesaya ari mu nzira agenda yumva ijwi rimugarukaho, ariko turakunda Imana igidukomeza. Riramubwira ngo numvise gusenga k'umwana wanjye. Ntabwo Hezekiya yasenze gutyo gusa, yarasenze yibutsa Imana imirimo. Haleluya. Amen. Ndumva nshaka ko nge nawe tugira ikintu twakoreye Imana twibutsa. Urabizi tugendana mu butayu. Urabizi Yeremiya we, urabizi dukubita ingoma amaboko agakoboka, dusirimbira Imana n'ubu turacyabikora. Ndashaka kubwira umuntu wese ufite nzayimana birashoboka. Birashoboka kubyara, birashoboka gukora ubukwe, birashoboka kubaka inzu, birashoboka gukira uburwayi bukurembeje, birashoboka. Haleluya. Amen. Yibutsa Imana imirimo, ayibwira ukuntu yasenye ibigirwamana, yarangiza kubakira Imana inzu aravuga ngo mpfuye nte. Haleluya. Ugiye ute? Imbuto wabibye zitari zazana amashami ngo usarure. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo Imana yumva nibyo. Hari igihe tuganira n'Imana ikumva nibyo, umutima wayo ukanezerwa. Haleluya. Ikavuga ngo uyu mwana wanjye ankoze ku mutima. Ariko ubwo uzi kwicara kuri kamera ukatura icyaha gikomeye uri umuhanuzi w'Imana rwose. Nk'ubu hari naho tugenda tugasenga hemewe, ntago ari ngombwa ngo twironde tuvuge ngo nimba ndi ADPR ikabifunze sindi busenge. Gihe burya ntabwo oya ahafunguye twasenga.
waje gukira bigenze gute? Dusangiza abakunzi bacu ibya buriya burwayi bwa kanseri y'ibere twese twabonye, byaje gute, biza kurangira gute? Njye ntabwo nongeye kubona amakuru ariko gato hari icyo nari mvuze gato abadukurikiye batabyumva ukundi, bati niba avuze ngo ni umwadeperi kandi tubona afite imisatsi, yewe narerewe abadeperi nabo bafite imisatsi, hari n'umwe ufite urupa, oya hari itegeko, yenda wowe ufite amarasta, oya hari itegeko njye nabatirijwe muri church yo Tibata, niryo torero ryanjye, uyu munsi irafunze. Umukristo wabatijwe mu mazi menshi bajyaga ku igaburo, ubu rero kuba hafunze ntibivuze yuko atari itorero ryanjye. Nishaka no kunyumva nyotewe ahandi umwuka akabinyemerera, nta nubwo nzarindira ngo biki n'ibiki nzagenda banyakire, ariko turaza amahame y'amatorero kandi abumvira umwuka nibo bana b'Imana. Yego abana b'Imana. Yego nuko uza tubwire rero kwa buriya burwayi yenda tugana ku musozo, kuko Imana yagukoresheje ibintu bikomeye cyane mwakigeye. Nubiracyankoresha nubiracyankoresha duhura bwa mbere twa tumaze igihe twaraburanye, ikintu wanyakije nuko nagusengeye, n'ubu ndacyasenga, abantu bareke gucika intege, abantu bareke kumva ko ibintu byakomeye, abantu bareke kumva ko abakozi b'Imana ku bisengero zifunze batagisenga. Turasenga turawuzura umwuka wera, tugahanura, tukavuga iby'Imana ivuganye natwe iyo bibaye ngombwa, iyo tubibonye. Ariko iyo tutabibonye nabwo turicecekera. Hanyuma uza kurwara kanseri. Yego. Ndagira ngo nyine uducireho ku mayange. Reka rero ngusobanurira ukuntu iriya kanseri y'ibere yaje. Buriya nizemo n'ibintu bikomeye cyane. Nari ndimo nsenga ubutayu bugifunguye. Ndi kumwe na groupe nyoboye Sirowamu. Yego. Niriwe nsenga, twageze naho imvura ikuba, tubwira Imana ngo kubwiza impinja duhetse imvura ntitugereho, koko imvura irakikirica ku ruhande, turi mu gishanga aha hepfo, dore hano hepfo mu Kinyamerika, aha mu Kinyamerika hamanuka umugabo wuzuye umwuka wera. Gihe nari ndimo nsaba Imana ibiryo, kuko nari nagiye nshoreye umwana w'umuhungu, arambwira ngo wasengeye abandura bahanura, reka nanjye nguhanurire ntikarame. Arambwira ngo Imana iguhaye umwana w'umuhungu. Numva ni ikintu ntakeneye, mfite umuhungu, numvaga nshaka undi, nari mfite abahungu babiri nkeneye umukobwa. Hari igihe Imana ikubwira ibintu ukumva bihabanye n'irangamutima ryawe, ariko nshuti buryo uzatega amatwi wumve kuko umwuka w'Imana aracyavuga, ntabwo umwuka w'Imana yacecetse. Arangije arambwira ngo kabiri, ntago ndibabwira ibintu byose Imana yambwiye, ubwo ngiye gukatiraho kuri icyo cyibere. Kabiri, Imana ikurinze kurwara kanseri y'ibere. Ndamupinga kuko inzara yari imereye nabi, naravuze ntubuze no kuvuga ko impaye ibiryo. Nurabura kumbwira ko ingaburiye, uri urambwira ngo ije kanseri y'ibere, ntarigera numvamo n'umusonga. Meka umwana ngo umwana mu mugongo ndataha, ubwo hari ibindi nkatiye nabyo byiza biri imbere dutegereje, dore ko icyavuzwe n'Uwiteka naho bakizirika. Yawe data we, buratse Imana izabikora abantu babone dushayininga, ifitiye icyizere. Imana igukijije kanseri y'ibere, nturakoze, Imana igumugisha, kuko iyo wapinze umuntu akenshi ntubimwereka, uranigirija nyine ukabirekeraho, cyane ko abahanuzi ku bahanuzi bigorana. Nyigera mu rugo natangiye kumva akantu k'agasonga, ubu buhamya naranabutanze, hari ababizi, ariko bibaye ngombwa kubimbazaho kuko wowe naguse. Iramukoresha, yarasohotse arankurikira ati burya nagukunze. Imana igumugisha, ntidore mbaha hafi y'urusengero, azankurikirana azabibona nawe yitonze, sindi bumuvuge mu izina, nawe yagize neza. Nsanga Imana yamukoreze ku mutima, imutegeka kunyambika. Aranyambika igitenge cyiza cyane ku buryo rwose nashyizemo kirankwira, we bari baradoze bakatabiye cyangwa kumukwira, burya hari ibyo Imana yaduteguriye. Nibwo twajyanye mu rugo, akajya avuga ko nta marida ariho, ko nta base ngo dukarabe mu ntoki. Ndamubwira ati ndaje nguhamya nitonze, nkuramo iribaya, ibere ryari ritarakira neza, ariko ubwo numviye umwuka mvuye kubwiriza. Ariko arabibona, aravuga ati kuki utatubwiye, itorero ryacu tugira impuhwe twari kukuvuza. Imana yambujije kubivuga. Ati se ko abana batambaye amarido ko nta yariho, bimeze bite mukozi w'Imana?
ndamubwira ati abashuti banjye bagiye kumfurira biratwarwa nyine baje bifashe mapfubyi amabase yagiye ariko Imana ikaba imaze iminsi mbwira muri ndabirambiye ngo ndasohoye ninjije bishyashya hari ukuntu Imana ireba ikabona ntabwo iri buzana ibintu hejuru y'ibyo ufite ahubwo nimba hari n'umuntu udukurikiye Imana yaragutumye nko kugira umuntu ukoreraho umugisha wihute kuko buriya hari ibindi Imana igiye kugufungurira wihute ntutinde ya ntabwo abantu bose ariko bumvira umwuka gusa baba bihemukira uwo mama yakoze ibintu bikomeye ku buzima bwanjye none ikintu cyanejeje rero mvuga kuri iyi nkuru bwa mbere naje naraburanye n'umumama umwe muri abo bamfashije bari muri Amerika ndagusuhuje sinkuvuze izina kubw'impamvu y'umutekano wawe kuko n'ubundi ndabizi turavugana kenshi Imana iguhe umugisha wumve ko nkuzirikana ya arambona arambwira ati yo ya kanseri yarakize ntinarakize ubu ndi muzima ndacyarwana n'ubuzima busanzwe ariko narakize ubwo urumva hari uko umwuka yamutegetse ahita arakora yego kuko abana b'Imana barangwa n'imirimo urakina n'imirimo yazuye Tabita urakina n'imirimo yazuye Dorokasi Imana yo mu ijuru ibampera umugisha rero ngewe ndashima Imana uyu munsi wa none ndakomeye ndamahoro kandi nukuri ubutumwa bwiza burakomeje igifite agaciro no kubaha Uwiteka Yobu yaravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka ndagira nkubwire ngo Imana yacu ntago ari ingome Imana yacu ntago ari umwicanyi Imana yacu ni nyembabazi icaye ku ntebe y'imbabazi yiteguye kukugirira neza iracyahamagara iracyabyara abahanuza bavuga butumwa abashumba n'abapasiteri Imana iracyakora itangazo nabahereza niryo kugarukira umwami mukagira gute mukamukorera munezerewe turabakunda cyane Yesu abaha umugisha wakoze cyane kubana natwe twari turi kumwe na Sandrina kandi Sandrina tuzabana cyane cyane muzajya mumubona rwose kandi Sandrina wakoze cyane murakoze namwe twatangiye dusenga reka n'ubundi dusoreze n'isengesho ntabwo twaturi kumwe n'umukozi w'Imana udutandukane gutyo ariko hagati aho ngaho hari wakwifuza gusengana nawe cyangwa kuvugana nawe tambutsa nimero ya telefone yego nimero ya telefone ni 078 0586 044 reka twubaha Imana dusenge twari kumwe n'umuhanuzi w'Imana Nyiranshuti Sandrine Mwami Imana yacu Imana yo kwizerwa Imana yo kwiringirwa Imana iteye ubwoba Imana y'icyubahiro Imana itavogerwa twongeye gushima no kuguhimbaza wabanye natwe iki kiganiro twarimo Nyiringabo Imana turasenze ngo kibi cyo kubaka imitima y'abana bawe turasenze ngo ubu buhamya bukomeze abanyuzaho navuye Mwami Imana abarwaye bababaye ubakize nkuko nanjye wankijije nyemerera Uwiteka Imana ukomeze ukora imirimo n'ibitangaza mu bana bawe urusheho kutugirira neza kuko ari wo mugambo ufite ku muntu mu izina rya Yesu amen.